Reka turebe uko Filipo yahamagawe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani igice kimwe umurongo wa 43 haranditse ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo yari uw'i Betsaida umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Ni igitangaza gikomeye. Yesu yabwiye Filipo ngo nkurikira. Ako kanya ntiyajuyaje ahubwo yahise akurikira Yesu nk'aho ahari bari bafitanye indi gahunda. Ikintu gikomeye yakoze, Filipo ntiyacecetse, ahubwo iyo tugenze neza muri buriya butumwa tumaze gusoma umurongo wa 45 bitugaragariza yuko